gupfa ntibumve gupfa ntabwo ari ugupfa iyo ubwiye umuntu uti Imana irakwimuye aba yumva mbese ko imwimuye mu isi mujyanye wenda mu ijuru. Ntabwo ariko bimeze rero, ahubwo igiye kumwimura mu gihugu imujyane mu kindi ajya gukorerayo umurimo, ajya abwiriza abantu ubutumwa bwiza. Kuko buriya nubwo tujya tubona tukabona amatorero, tukabona insengero, tukabona iki, ngira ngo hambere twigeze tubivuga neza muri kuri kwezi kwa gatandatu mbabwira ukuntu Imana yanyeretse ko mu gihugu cyose insengero zirimo amatorero n'amadini yanyeretsemo insengero kuri kwezi kwa gatandatu. Ndumva aribwo nabikubwiye. Ubu rero ntabwo byoroshye, birakomeye, ariko sinzi ijambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi utabasha kunyeganyezwa. Hari abantu bameze nk'aho batatanye. Imana yeretse kunyereka umuntu w'umupasiteri wavuye mu itorero cyangwa mu itorero ashyirwa ku ruhande, kandi niwe muntu Imana yakoresheje. Amaya ntibera gutwara iki, niwe muntu Imana yakoresheje ibyinshi. Ari inyuma rero, Imana yamwe yamubwira ngo ari inyuma y'itorero, bamushyize nk'inyuma y'itorero, ariko Imana yamwe yamubwira ngo irimo irumva gusenga kwe. Ubwo ahari arimo ariyumva, ntabwo ari ngombwa kumuvuga izina cyangwa ngo ntange ibimenyetso by'uko ameze, si uko ibimenyetso ntabifite, ariko Imana yamwe yamubwira ngo nakomeze asengera ahari, ariko Imana igiye kumugirira neza, Imana igiye kumutabara. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igiye no kumwimura. Uzi ko hari urusengero rugiye gushya rukomeye hano mu mujyi wa Kigali, kandi ubushize wari wabigarutseho. N'ubushize ndumva nabyo narabivuzeho. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona rero kuri kamera zacu twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza mutumisha? Muraho. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Uyu munsi noneho kongeye gutuza cyane. Mu minsi yashize abantu bari kumbwira bati noneho umugabo asigaye aseka, none ndabona noneho wapi. Umuntu agiye igihe cyo guseka, ibiseko bigashira, ugahagezaho igihe nyine cyo guceceka. Oyase. Iki ni igihe cyo guceceka? Niba igihe cyo kwishima kiraza, n'icyo guceceka kikaza. Ntabwo rero umuntu wese ahora yishimye. Kandi byongeyeho ndanarwaye, ngira ngo urumva ko mvuga. Okay, ngaho rero ngira usuhuza abakunzi bacu uko tugenda twunguka abantu umunsi ku munsi, ubushirizaho no kubibwira kugira ngo bakumenye. Ntabwo banze. Hari abantu benshi batakuzi bashyika ku gihumbi. Batanze amazina yanjye se? Yes. Ko bataguhamagara ngo yababwirize.
oya baba bategereje ko uzayavugira kuri kamera. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni yandi ni Mugabe Eric. Nayo niyo mazina yanjye. Urakoze cyane. Yesu naguhereze umugisha. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ahasigaye dutangire ikiganiro cyacu, kuko dukora ikiganiro gitoya kitaza kurambirana kuba dukurikiye. Asajya kutajya usengera, nzajya mpora nsenga wowe kutaransengera. Erega ubu gutya ugiye gusenga kugira ngo Imana ibane natwe mu kiganiro tugiye kugira. Birumvikana manavuye mu rugo gusengera. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana idukunda, turagushimiye turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha. Tugushimiye ko abanye natwe iminsi yose duherereje inyuma, tukaba twongeye gusubira imbere ya kamera mu izina rya Yesu duhumeka umwuka w'abazima. Si uko nta byaduhigaga byari bidahari, ariko waraturinze uraturengera. Bana natwe rero muri uyu mwanya tugiye kumarana nawe, tugire neza tukugereho umugisha, ndetse n'undi wese ukwifuza mwami umugire neza kugereho umugisha. Ndasenze ngahorokera kubana natwe, ndasenze kandi ndizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ntabwo nkwiye kujya niganira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko ibintu byinshi binkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzanira amahoro, umunezero n'umubabaro byose abinzanira amahoro. Mana yanjye komeza ujye umfasha, utaramiye zicyumvira murenije ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe, umpimba agakuntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana, umpimba agakuntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Imana ishimwe. Ni byiza ko dukwiye gusaba imbaraga kandi tuzihabwa ku buntu kugeza igihe azazira kutujyana. Karibu winjira muri message Imana iguhaye. Saka tubanza tugasoma ijambo. Dusomere hano mu Bami ibice 20 umurongo waho wa mbere. Abami ba kangahe? Ba kabiri. Igice cya kangahe? Ibice 20 umurongo waho wa mbere.
reka dusome Abami ba kabiri ibice byaho 20 turahera ku murongo wa mbere turageza turakomeza tumanuka hasi. Sawa, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. yego Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Mose aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. 4 Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bw'Abafilisti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe dore nzagukiza ku munsi wa gatatu uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka kandi ku kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri nzawurinda ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Nzakurikira ngaho Imana guhumugisha. Amen. No kuvuga ibi bice 20 umurongo wa mbere ni umuntu ngiye kubwira message ye, umuntu ukomeye ariko umuntu ukomeye sinzi niba kongera gasubiramo gatoya hepfo uhereye kuri kane umanuka. Nsubiramo guhera kuri kane. Ariko Yesaya ataragera mu tuvuzeho kubw'impanuka yari agiye kugira ariko twarasenze Imana ikuraho iyo mpanuka. Imana yikuyeho tugiye tuvugana urambwira uti se rumura kurikira muramusengera mu kiganiro tugeze kugirana hambere niba ari mu kwezi kwashize. Imana rero irashaka ko hari abantu bagaruka ku Mana kandi barahari. Hari abantu bameze nk'aho batatanye. Imana yeretse kunyereka umuntu w'umupasiteri wavuye mu itorero cyangwa mu itorero ashyirwa ku ruhande kandi niwe muntu Imana yakoresheje. Amaya ntebe biragutwara iki? Niwe muntu Imana yakoresheje ibyinshi. Ari inyuma rero Imana yamwe ngamubwire ngo ari inyuma y'itorero, bamushyize nk'inyuma y'itorero ariko Imana yamwe ngamubwire ngo irimo irumva gusenga kwe. Ubwo ahari arimo ariyumva ntabwo ari ngombwa kumuvuga izina cyangwa ngo ntange ibimenyetso by'uko ameze, so ko ibimenyetso ntabifite. Ariko Imana yamwe ngamubwire ngo nakomeza asengera ahari, ariko Imana igiye kumugirira neza, Imana igiye kumutabara.
imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igiye no kumwimura mu gihugu cy'u Rwanda ajya gukorera umurimo hanze yacyo. Ntabwo ari ugupfa, abantu ntibumve gupfa, ntibumve gupfa, ntabwo ari ugupfa. Iyo ubwiye umuntu uti Imana irakwimuye, aba yumva mbese ko imwimuye mu isi mujyanye wenda mu ijuru. Ntabwo ariko bimeze rero, ahubwo igiye kumwimura mu gihugu imujyane mu kindi ajya gukorerayo umurimo, ajya abwiriza abantu ubutumwa bwiza. Kuko buriya nubwo tujya tubona tukabona amatorero, tukabona insengero, tukabona iki, ngira ngo hambere twigeze tubivuga niba muri kuriya kwezi kwa gatandatu mbabwira ukuntu Imana yanyeretse ko mu gihugu cyose insengero zirimo amatorero n'amadini yanyeretsemo insengero 6 zonyine. 6 mu gihugu? 6 mu gihugu. Ni ukuvuga ngo nizo nsengero zizasigara, nizo nsengero ziri mu Imana? Izo nizo ziri mu Imana, nizo ni n'abanyamwe Imana. Urumva hashize igihe, ngira ngo amezi 3 arashize, hari tubivuganyeho, ndumva kuri kwezi kwa gatandatu, ndumva aribwo nabikubwiye. Ubu rero ntabwo byoroshye, birakomeye, ariko sinzi ijambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi utabasha kunyeganyezwa, uhora uhamye. Umusozi rero urahari rwose, kandi ndagira ngo mbwire uwo muntu ko uwo musozi uhamye, uhamirijwe no kuri we, ngo abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi i Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Uzi ko hari urusengero rugiye gushya rukomeye hano mu mujyi wa Kigali, kandi ubushize wari wabigarutseho. N'ubushize ndumva nabyo narabivuzeho, ariko rugiye gushya. Rugiye gushya, nta cyiza kuraho ko rutazashya, ruzashya rwose. N'inkongi ruzashya yabyo buriya bari igihe, ndagira ngo impamvu baca umugani mu Kinyarwanda ngo impamvu ingana ururo. Hari impamvu mbamajije iki kintu, abakunzi bacu bajya batwihanganira, njya nkubaza bakenda kunkubita, ariko hariho igihe nari ndi ahantu mu rusengero mu majyaruguru, umuntu araza arahanura, aravuga ati ku bw'ibyaha bikorerwamo hano urusengero rugiye gusambuka rwose. Ku mugoroba ndibuka ko icyo gihe nari ngiye kuririmba, njye wari ugezweho, nagiye kwamana umuyaga uraje, nta n'imvura yaguye, uterura igisenge cyose kijya kugwa nk'iriya, n'ibikuta biragwa pe, uretse ko bitaguye byose. Ariko urumva ikintu Imana yari bahoye, nuko muri urwo rusengero hari harimo ubusambanyi bunuka, ndetse n'abarozi. Arega si n'ubusambanyi, hari ikintu nanjye ntajya nemera abantu bavuga ngo ntabwo mbizi kuko Imana ntirabimbwira. Hari ibintu abantu bavuga ngo ibyaha birangana, ntekereza ko ibyaha bitangana. Njye ku bwanjye ariko nta Imana irabimbwiraho, nta n'ikintu nigeze nyibazaho, ariko abantu bavuga ngo ibyaha birangana, ntekereza ko bitangana. Kuko buriya ntekereza ko niba uri pasiteri cyangwa uri umushumba mukuru uyoboye, nibaza ko koha imbaga y'abantu nyamwinshi, ukababwira Imana itakurimo, ukababwira Imana idahari, udafite muri wowe, ukababwira ko urimo uvuga Imana kandi utavuga Imana, ntekereza ko ubuyobya benshi. Ntabwo rero nemeranya n'abantu bavuga ngo wenda umuntu umwe birashoboka, ikintu ndacyemera, umuntu umwe birashoboka ko umubeshye cyangwa ukamubwira Imana itakurimo, ntabwo yakumva ko, ntabwo ari kimwe no koreka igihugu cyangwa ngo woreke isi yose ubibwire ko uvuga Imana kandi atari Imana urimo uvuga. Urwo rusengero rero rugiye gushya, ni urusengero rukomeye hano mu mujyi wa Kigali, rugiye gushya, kandi nirumara gushya uruhagarariye cyangwa umushumba warwo mukuru azamera nk'uwahunze, azahita ajya mu mahanga, azamera nk'uwahunze agende, mbese ni nk'isoni n'ikimwaro bitewe n'abayoboke yari afite. Ariko abantu twakuyoboka abantu bagenzi bacu ahubwo tuyoboke Imana.
hari abayoboke yari afite benshi bize, mbese bumvaga ko ari imirimo n'ibitangaza by'Imana ikora, ariko atari ko bimeze. Urusengero rwose rurahari, rugiye gushya, kandi rumara gushya nyirarwo cyangwa uruhagarariye azagenda atyo. Ndetse n'abandi, ubundi muri ADEPR twebwe tubita abarimu, bamwe bigisha basoma, cyangwa se wenda nk'uko abadiyakoni batangira badiyakona, nyuma bakaza kuvamo abarimu b'insengero. Abo rero, abo ngabo twita nk'abarimu twebwe muri ADEPR, abo nabo bazaba nk'inzererezi, nta bazaba bafite bareba, ni ukuzajya muzajya kenshi muzajya mugenda muhura, bafite isoni nyinshi n'ibimwaro, barabuze aho basengera n'aho bajya. numva ari igihano kiremereye. Ni igihano Imana ije gutanga, ibihano bikakaye, ko numva iri kwibanda ku bayivuga, bikakaye cyane. Ntabwo byoroshye rero, abantu nibakanguke, turebe ko hari icyo Imana yadukorera ikaturengera. Imana iturengere. Ariko abenshi baragiye, hari abantu benshi babonye insengero ziba zifunze zihagaritswe, hari abantu benshi bagiye, kuko Imana iherutse kunyereka abantu benshi batoye umurongo, bagenda bameze nk'abagenda nyine. urumva bari kuva mu gakiza bisubirira mu byo bahozemo. Agakiza kukavamo bakavuyemo, ahubwo hari kuvuga ngenda ntabwo ari ukuva mu gakiza gusa, ndavuga bajya no hanze mu bindi bihugu, mbese barareba bakabona iturufu barishaga yararangiye, none bagiye gufondera ahandi. Hari umuvugabutumwa nakiriye mu minsi yashize, we yaravuze ngo umwuka wera ntabwo ukiri mu madini ngo wigendeye muri RGB, kuko RGB ibyo ivuze niyo asesenguye asanga ari byo, none nawe uti bari kujya gushakisha ahandi bajya gutekinika, ubwo Imana ntizabatsindayo. Ariko abari abantu bajya bibeshya ku Mana. Ubushize Imana iherutse kunsanga, hari umuntu waravuze ijambo ribi rikomeye, ni umudamu arivugira kuri YouTube avuga kuri ibijyanye n'insengero. Imana iraje irambwira ngo uriya muntu ndashaka kumuhana, muhane, ariko ndakeka akazi atarakamazemo n'iminsi 2. Ni ukuri yahise akavamo. Ni nawe abantu nahise ntinyira Imana, yahise akavamo. Buriya abantu ntitukajya ku ntuza kuri kamera ngo tuvuge ibintu uzasubiramo uzahagararaho. Ushobora kubivuga imbere y'abana b'abantu, ariko imbere y'Imana yo ukaba utabisubiramo, ukabivugira imbere y'abana b'abantu, ariko Imana yakubwira ati ibintu wavuze ni ibi, urabizi, ukaba utabisubiramo ukarya indimi. Umugore rero nawe yahuye n'akaga, ari mu ishuri niyihangana ryige. Imana yamushyize mu ishuri kandi azarivamo anafungwa. Rero kaminuza azayirangiriza muri gereza se? None Imana idutabare. Ninde uwo muntu? Ntabwo ari ngombwa reka kumuvuga, ntukambaze ngo ninde, ntabwo ari ngombwa ngo muvuge izina, nawe harariyize. Ikomereze. Ikindi rero maze iminsi
n'abandi bateramo noneho kandi ariko nuko ubu butagera rwanda rero bumaze iminsi nkunda gutembera abantu bakagira gahunda ndi muri life naho ibintu bitembera nahagutya ariko burya mba ndi mu ntuzi mba mu butumwa kandi niyo modoka nayo wuyuma imana y'umuhumugisha abandi bo nabaza gusenya nuko rero bimeze nubwo tuba dukora izo ngendo gutyo zitandukanye harimo abanyabwiranagiye mu ntara ntabwo ari uko mba ngenda mu gisanzwe nanjye mba ngenda nsengera n'ubwaho mba ngiye n'ibintu byinshi kugira ngo inyereke ngenda mu ntara zose ngendayo ko nta nese ngenda nkurikira nyine kuko ni byiza niwo muhamagaro mfite noneho aho ndabyumvise gutembera kugenda ariko n'ejo bundi nari nkoze impanuka ntwaye abantu twari turi kumwe tubizi n'uwo mushuti wanjye nawe twari turi kumwe arabizi uko byagenze ariko nyuma Imana iza kumbwira ko yandengeye impanuka y'umuntu wari unteje impanuka yego wari uhombye inshuti ikomeye gahere nta kundi nanjye bibaho Imana yahise ihaba nyine byari ngombwa ko nawe tugomba kujyana kugira ngo narebe ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza kuko byari bikomeye kuko n'akasevura nkasevura akaboko gaheramo buhoro aho kugira ngo nkore kuri shabu ni imirimo n'ibitangaza rero Imana yakoze Imana arahabaye irandengera imbwira n'umuntu wari yinteje imbwira nuko byari bigenze byose Imana arabimbwira cyane bakunda birashoboka cyane sinzi ko wabyumva cyangwa mwene se ntabwo bakubisika abantu bakaze bakaze ikindi rero navuga indi mesaje nanone natanga ni mesaje hano mu ubushize dukora ikiganiro nababwiye ku badamu batwite uko satani arimo kubateza gupfa babyara cyangwa bakabyara abana bapfuye ntabwo byarekeye abantu n'abasenga kandi ngira ngo mboneho no gukomereza aherutse kumuhamagara nakurikira ikiganiro aherutse kumuhamagara ambwira ko damu we yabyariye kwa muganga ariko akabyara binakomeye cyane kuko bamukuyemo umwana upfuye nawe ndamukomeje kandi nahumure nakomeje biragoye rero ni benshi abantu bakomeze basenge cyane cyane abatwite ntabwo byoroshye kugira ngo Imana n'amahoro mu gihugu cyo mu ijuru iturengere
abantu rero babe maso dusenge tufashe gusenga ariko babe maso kugira ngo satani yakomeza kubiba. Satani arimo ariba abagore batwite, arimo ariba abana. Ni ukuba maso rero, ibihe turimo ni ibya nyuma birakomeye. Ibya nyuma birakomeye, ni ukuba maso rero. urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Hari umuntu wakwifuza gusengana nawe, hari n'uwakwifuza kukugurira amazi, hari n'uwakwifuza kukugira inama cyangwa kuyikugisha. Nimero ubanza utambutse nimero ya telefone, nurangiza usenge Imana. Yakoze. Nimero yanjye ni 0788 966 97 41. Hari abantu rero bajya bampamagara bikaba ngombwa ko batahise bambona. Hari umpamagara kuri telefone imwe ndi ku yindi, azajya bihangana bakagira ngo nabirengagije, kuko ntabwo ari igihe ntabwo mba nabirengagije, ahubwo nuko mba ndi ku yindi. Wampamagarana undi nawe agahamagara, ntarumva ntabwo naza kujya kureba nimero ngo yampamagaye ndayishake impere hasi, ntabwo byankundira. Nzajya mwihangana rero, uwo utazajya mpamagara ngo mbone ajya nyandikira kugira ngo mbone ko yanshatse, hanyuma muvugishe. Imana ibahe umugisha rero. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana nziza, Imana ishoboye byose, turagushimiye turaguhimbaje ko wabanye natwe, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, tugushimiye databuja ko waturinda ikiyogora zose, ngaharukira ku bana natwe kandi tugereza tukugeraho umugisha. Urakoze kuko wabanye natwe, tugusabye bike ibyo nabidukwiriye, bya bindi byatuma tutajya kure yawe. Ibyo byose tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Bakunzi bacu mwari mudukurikiye, niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ugire share, kandi ni byiza ko wandika igitekerezo cyawe kandi tukamenya uburyo hari ibyo tugomba kugenda dukosora. Mukozi w'Imana, Imana iguhereze umugisha. Yego, murakoze.